nzengereza iyo mbivuze niba utazakubita inkoni ya Mose ku gitare ngo kirekure amazi abisirayeli bamwe ntabwo umugeni bamuguha ntibigwaho. Ririya jambo akunda gukoresha ngo indayi ubundi buriya iyo ugiye kurivuga ukarivuga utomoro ubundi twari tubujijwe no kurivuga buriya mu itangazamakuru ntabwo byari byemewe bitewe n'iki ko mu Rwanda ntabwo hemerewe, mu Rwanda ntabwo haba uwo mwuga. Buriya nk'abantu bacika bakavuga ngo umwuga w'uburaya, nta mwuga w'uburaya ubaho. Habaho ingeso z'uburaya, hakabaho abakoreshwa uburaya, ariko ntabwo habaho indaya zemewe n'amategeko. Niba uwo munyacadi waba ari mu butayu bakaba batagira n'amazi, ariko uwo munuko yumva i Kigali akaba atarigeze awumva iwabo mu butayu, mufite ikibazo ahubwo gikomeye cyane. Mwisuzume mbere yo kuza kumutuka mushamburiye mujya ngo azatahe n'iwabo. Azatahe iwabo gute? Mujye mwemera bababwiza ukuri kw'ibyanyu. Mufitemo kimwe cya kabiri cy'abantu bafite umunuko n'impumuro mbi batibuka gukaraba bagenda ubona n'inda zenda gutakara. Uyu nawe navuga indaya mujya mubyumva neza. Nta sezerano afitanye na Yesu, nta dini afite atangaho ripoti, ahubwo sinzi uwo numvise avuga ngo ntiyigeze atengwa muri ADPR, kandi ariravuga yuko ngo bamutaye ngo akabyarira mu kibaya cya Rukundo. Uyu mukoboyikazi rero niba akora kuri sarodo kwa fire yogosha ngo mugakundanira ko ngo ugenda ngo akagushyiraho umucongo, uri umukobwa ugakundana n'umusore ngo akogereza inzara, ukajya ugarama mukagira ibyo mukorana ngo kuko akogereza inzara rega bari ayo ngayo ni amakosa. Uruhu rwawe ukusa ni kimwe mu bintu bituma wigirira icyizere kandi ukumva yuko utekanye. Bantu mwagize ibibazo by'uruhu rwo mu maso, amabara ku ntoki ndetse n'amaguru, icyabiteye cyose yaba amavuta wisize cyangwa se ibindi, reka nkurangire Philip Paris Cosmetic. Dufite umuhanga mu gusuzuma uruhu rwawe hamwe n'ibibazo rufite, nuko mu mavuta yacu menshi tukaguhitiramo ajyanye n'uruhu rwawe, maze ibyo bibazo byose bigashira. Amafarumasi ni karibu cyane kurangura ndetse no gukorana natwe kuko dufite byose bijyanye n'amavuta muzakenera. Tubafitiye kandi parfum zimwe zamaye ku rwego mpuzamahanga kubwo guhumura byahebuje. Izi ngizi zirimo iziva mu Butaliyani, Ubufaransa ndetse no mu Barabu. Akarusho kuri ibi nuko ibiciro byacu nta handi hantu ushobora kubisanga, ndetse aho uri hose tubasha kukugezaho ibyo watuguriye. Ibintu byose by'ubwiza wifuza kuva ku mavuta, amasabune, imibavu, byose kandi byiza byo ku rwego rwo hejuru. Duhamagare kuri 0783 97 Philip Paris Cosmetic, ubwiza bwawe niyo ntego yacu. Turabasuhuje hirya no hino aho muherereye, nizere ko mumeze neza, nizere ko muryohewe. Yes, turagarutse rero nk'abagwiza, mumaze kubimenyera. Iki ni ikiganiro cya gatatu nje gukora ntari njyenyine, ahubwo ndi kumwe na Teacher. Murakoze cyane, turahabaye. Teacher Mutabazi rero mumwakire, mumukunde, kuko asigaye amfasha mu bintu bijyanye cyane cyane n'imitegurire no gushyiraho gahunda ifatika kugira ngo ninzayamba nagiye mu busitani nawe afite ibindi yabyukiyemo akagoroba nk'aka ngaka tujye duhura tugira ibyo tubasangiza. Mbere yuko rero tujya mu ngingo twagiye dutegura yateguye cyane cyane, reka tubanze dushima Imana. Turagushimye Data wa twese uhoraho, rurema, rugira, usumba byose, mubyeyi wacu dukunda. Tugushimiye ibintu byinshi ukora mu buzima bwacu, uburyo watwitayeho kuva turi urusoro mu nda za ba mama ukatwitaho tukavuka nta gikuba gicitse. Hari abavutse kuri cesarienne, hari abavutse ari amapremature, hari abavutse ba nyina bahita bahera umwuka ariko ntibahagwa, wenda bajya muri koma by'igihe gitoya bayivamo. Hari abavutse bamara kugera ku isi nyina agahita yigendera agasigara arerwa n'inka. Hari abavutse nyina akabarera igihe gito, hari abavutse ba nyina bagahita babata, hari abavutse buri muntu afite ukuntu yavutse nyagasani, kandi buriya ngo bifite icyo bisobanuye mu isi y'umwuka. Rero tugushimiye yuko aka kanya ubu tuvugana
buri wese wamurindiye muri uwo mubiri we, akaba anteze amatwi, akaba arimo kunyumva, buri wese Nyagasani, mu izina ry'abantu bankurikiye, ngushimiye uburyo wagiye uturinda kuva tuvutse kugeza dukuze, ari abakuze neza, ari n'abakuze nabi, twese turagushimiye, tugushimiye ibintu byinshi ukora, tugushimiye rero Nyagasani yuko wanatwimenyesheje unyuze ku bantu batandukanye, cyane cyane abarimu bo muri buno buzima, aba teachers batandukanye, aba maître batandukanye, abantu batwigisha noneho batanabishaka ari bo banzi bacu, bakaza bakadushyira ku mushito w'ikigeragezo, akakwanga, akakwanga urunuka, akaguhemukira, akakuroga, akagukumbanya, akakugambanira, akagukorera ibyo ashaka byose, ariko byose ukabisimbuka. Nta wundi wadufashije kubisimbuka rero usibye wowe uhoraho, mutangabugingo, mu nyir'ubutungane bwose, Mana ishobora byose. Twuje mu kiganiro nanone, turakwinginze ngo utwoherereze imbaraga z'abarinzi bakomeye cyane, abarinzi b'igihango, abarinzi b'imbaraga, abarinzi barinda umubiri n'umwuka n'abarinda ubugingo, byose batuzenguruke, barinde hano hantu, tuvuge ibyo tuvuga byose duhesha izina ryawe icyubahiro. Iyo dusaba rero Nyagasani, ntabwo dusaba nk'abantu bamenyereye gusaba cyane, ahubwo dusaba dukoresheje amagambo wenda rimwe na rimwe asa n'adatomoye neza, ariko tuzi neza ko dufite abamarayika bashinzwe gukuramo ibitari ngombwa, bakazamura gusa ibiri ngombwa, akaba ari byo bikugeraho. Niyo mpamvu dushimiye nabwo ku bw'iyo myuka idufasha kuzamura amasengesho, aba ari nako idufasha ikadutumwaho, tukumva ubutumwa buturutse kuri wowe tubiheshejwe n'iyo myuka yakugumyeho. Shimirwa Nyagasani, shimirwa ko upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibiriho byose natwe turimo, ukadufasha kugwiza ubwenge, amahoro, urukundo n'igikundiro n'ubuzima bwiza n'ubunyangamugayo n'amafaranga muri iyi si asigaye yarabaye nk'umwuka duhumeka. Aya mafaranga bayita amanyagwa, ariko njye siko nyita. Wa Mana we, udufashe kuyabona duhagije, kandi udufashe kuyabona mu nzira nziza zitagukoza isoni. Komeza utwiteho, komeza utugirire neza, komeza ufashe abantu bakeneye ubufasha bwawe muri ino si, abababaye mu buryo butandukanye, imfungwa n'abagororwa ubiteho, wite ku mfubyi n'abapfakazi, wite ku barwayi, wite ku bafite imyenda bananiwe kwishyura, wite ku bantu bafite ibibazo bitandukanye byabakomereye. Urakoze Nyagasani, iyo tuvuga n'iyo twatura, n'iyo tugira ibyo dusaba, n'amashimwe yose tuyatambutsa twishingikirije ku mbaraga zihambaye z'ijuru zaremye byose, imbaraga zihambaye z'ijuru z'abamarayika bakugumyeho, kandi tukizera ko bikoretse ku bwa Jambo. Jambo uyu niwe waremye byose, kandi Jambo yahozeho, kandi Jambo yari Imana, kandi Jambo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Urakoze ko utwumvise. Amen. Hotep, Shalom, Om Shanti, Namaste, Peace and Love, Salamu Alaikum, Bismillah, Allahu Akbar. Jose, Oui, ni byiza. amwita Mutabazi Joseph, ariko ngewe nkunda kumwita Tica Mutabazi. Tica Mutabazi rero, mbere yuko tubwira ibyo waduteguriye, reka turebe ku kintu kijyanye na affirmation positive. Hari abantu bayikunda
niyo nayibagiwe baranyibutsa muri inbox bakambwira bati niko ko ndeba wa wibagiwe affirmation positive uyobewe aho zadukuye n'aho zadushyize kandi nibyo ibyo watura mu buzima bwawe niba udasigara ayandi masaha akurikiyeho ubinyomoza naho ikibazo ubundi kiri. La question réside dans le fait que le reste de la journée, tu continues à affirmer négativement. Cela empêche l'affirmation positive wakoze mu gitondo. Ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye cyane, urabyuka ukagira ibyo watura ku buzima bwawe kandi byiza, andi masaha yose akarangira urimo wipfobya, urimo unyomoza bya bindi wavuze mu gitondo. Rero tubyirinde. Hano haravuga ngo les paroles peuvent briser l'amitié aussi sûrement que la pierre brise le verre. Ngo amagambo ashobora gushwanyaguza cyangwa ashobora gusenya ubushuti nk'uko ibuye risenya ikirahuri. Rero amagambo tuvuga se ni amagambo agaragaza ko dufitanye ubushuti n'Imana cyangwa ni amagambo tuvuga gusa turi aho ngaho? Ubundi ikibazo abantu bafite, wenda natwe dufite, sinzi, ubundi wemeranya neza n'umutimanama wawe ko ibyo uvuga, wemeranya neza n'ibyo uvuga. Hari igihe wasanga urimo kubivuga gusa ari ukugira ngo wishakire views, ariko ku rundi ruhande bitagufasheho. Ubwo rero nibitagufataho nukabona n'ubundi ukabivuga ariko ntibigire ikintu bihindura mu buzima bwawe rwose pe. Buriya nacyo Uwiteka yigeze kubwira abantu ngo wiruhiriza iki ushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe kandi uri inyangaguhano. Abantu bakabyerekeza nyine ku bijyanye n'ibyaha n'ibiki, ariko buriya icyaha cya mbere twikorera ni ukutagira ukwizera. Ibindi byaha byose ni ibyaha nyine kandi nabyo ni bibi, ariko buriya kutagira ukwizera nabyo byakagombye gushyirwa mu byaha. Ndetse nibakubwira amategeko 42 ya Maat, Mutabazi urayazi? Ntayo nzi. Tica rero, tica ni tica wa leta, ni tica wa primaire na secondaire. Ngira ngo birasaba yuko tuzafata n'umwanya tugashyiraho n'umwanya wo kujya twigisha tica. Simbizi, nzagushakira ishuri, nzakubwira abazina bawe Joseph dushime Imana muramwibuka azakwigisha. Ese ugenda wese ugenda gutyo mva basuhuze rero, dore n'uwo utumye bigaragara ko burya wari uhari. Abagwiza abakurikiye uranyura aha ngaha yereka kubera bitari muri gahunda. Joseph rero aba yaje muri editing hano. Nitambukiraga ariko abakunzi b'abagwiza nk'uko bisanzwe mbifurije ibyiza byose, mwebwe n'imiryango yanyu, inshuti zanyu. Muramwibuka mu Joseph wigeze kutwigisha Kigonge hano? Mugwize ubuzima, mugwize amahoro, mugwize amafaranga, yego sha ibyiza byose. aho mpita numva ubundi amatwi yanjye atavuga amafaranga mba narumva. Iyo uvuze amafaranga niho nikiriza cyane. Muri make muri ino nzu harimo ba Joseph babiri, ubwo umwe aragiye hasigaye n'umuntu undi turacyari kumwe, cyakora n'inyuma ya kamera hari byusa. Ubwo nyine byumvikane. Okay, rero mu mategeko ya Maat nibyo navugaga, harimo bene ayo mategeko, nzabireba neza. Harimo bene ayo mategeko, harimo nk'itegeko rivuga ngo sinangije amazi. Murumva? Sinangije amazi. Irindi ryantangaje ni rivuga ngo sinagambaniye igihugu. Irindi ritangaza no kuvuga ngo sinagambanye. Donc buriya iyo wafirima, ariko ibyo wafirima ntubyemere, mu by'ukuri wa wigambaniye. Affirmation ya kabiri iravuga ngo verser une larme sur une occasion manquée
ne doit pas nous empêcher d'entrevoir la prochaine. Nusuka irira ku gihe runaka kikugezeho ku kibazo runaka uhuye nacyo, nuramuka amarira yawe atakaye kubera ibibazo runaka uhuye nabyo, kubera umugambi wari ufite ntuwusohoze, kubera intego wari ufite ntizigerweho, ntuzemere yuko iryo rira rikubuza gupanga izindi gahunda. Urumva, ntuzemere ko iryo rira ugushije aho ngaho rikubuza gupanga izindi gahunda zo mu buzima bwawe nyine. Affirmation izo ngizo dushatse twakwizamukira. Turaza kugera ku mihanda, turaza kuvuga ku mukobwa wavuze ko ngo abantu banuka mukamuhagurukana. Nabibonye nihitira, ariko mu kanya narindi mu mujyi nongeye mbitekerezaho ndavuga ngo nubwo ibi bintu ntigeze mbivugaho njyewe nk'ukuntu mbyumva nkamugwiza, n'undi ndaza mbivugeho nkurikije ibyo numvise. Ariko we ubundi mama muri mu biki? Umukobwa wavuze ko munuka, bamwe muri mwe ariko ntabwo ari mwese. Turaza kureba n'impamvu umuntu ashobora kwisanga nyine ari kunuka. Umuntu ashobora kwisanga ari kunuka, ari hagati y'abantu arimo anuka. Turaza kubireba. Twagiye ubwo turaba tugarutse ku mihanda niturangiza muri suje Joseph yaduteguriye. Twagiye. Wenda nkivuga ku affirmation maze kutugezaho mu biganiro ukora, ibiganiro byiza uduha, ujye uharanira kubaho ubuzima bufitiye abandi umumaro. Joseph, aho hantu wicaye ko ari gutuma mpindukira gutya, nta kuntu wakwegeza intebe ahantu hari gutume. Ariko wumvise ibyo mvuze mbere yuko umbwira ibyo. Nabyumvise, ahubwo ikibazo nuko ndi bujye kujya kureba muri kamera, niko ndi busange ntarimo kureba muri kamera ngo nganiriza abadukurikiye. Ubundi muri nosi akantu yaravuze, kubaho ubuzima bufitiye akamaro abandi bantu, ubundi niyo yakabaye intego ya buri muntu, ariko abantu benshi bibwira ko bakwiriye kubaho ubuzima bubafitiye akamaro bo ubwabo, kandi buri abazi ubwenge mu mahame y'imibereho n'ibiki byose bakubwira ko kuzamuka n'abandi bantu urazamura biragoye. Kubasha kuzamuka nta bandi bantu urazamura, kubasha kugira ikintu ugeraho utaratanga serivisi. N'urugero, uraje umbwire ngo se ngo ubundi ngo ubwo usanga abantu bose ngo bamanajya bakazamura abahanzi, ngo abantu bose ngo baba ngo abayobozi ngo bakabasha kuyobora abaturage. Oya, nushaka kuba warisanze muri serivisi ya restaurasiyo, utekera abantu ibyo kurya kugira ngo bakuzanire amafaranga, igihe cyose utarateka bya biryo ngo bibaryohere n'ejo bazagaruke, ubwo urahombye. Igihe cyose utariga strategy zo kugaburira abantu ngo bagaburire ibyo kurya bibaryohere, noneho nibimara kubaryohera bakuzanira yabo, bakuzanira n'abandi bakiriya. Reka nguhe nk'urugero, ushobora kujya nko muri restaurant ahantu ugiye kunywa ka cyayi, cyangwa se saa sita zikugereyeho ukabona kwihuta ngo ujye kurya mu rugo ukabona ntabwo ari byo, saa munani ukabona zishobora kukurengana, ukavuga uti kajya muri restaurant ngira akantu mfata. Wahagera ugasanga bacanye indomboro ya soro, bashyizemo kofi oromide, bashyizemo alpha blondy, bashyizemo lakidube, reka sinakubwira. Uwo muntu rimwe na rimwe hari igihe abantu bakora ibintu nyine kwa ariko abyumva. Wenda yashinze restaurant yarabanje gukora akabari, azi ko mu kabari abantu bari kunywa akantu kajyanye n'agacupa, wakubita umuziki nyine wahata ingoma. Ariko ntabwo ariko bimeze ku byo kurya. Ariko abantu bajya mu kabare nta nibo bajya mu maresitora. Ariko impamvu batandukanye, hari abari gufata lunch ya saa sita batandukanye n'abantu banywa byeri nimugoroba. Abantu banywa byeri nimugoroba ubakubitiyemo akantu kuko bari mu masaha ya detente, bamaze kuva mu kazi sawa, ariko abantu ba saa sita bakeneye digestion. Rero niyo mpamvu nyine uvuze uti abantu bakeneye, sibyo? Waruvuze ngo kubaho kuko hari ikintu mariye abandi bantu. Ubwo nyine n'urugero ntanze, niba ufite restaurant
ba bantu baha ibyo kurya ariko unabatekereza ubakorera akantu gashobora kuza kagatuma. Nigeze kujya ahantu bita Epicurien, ntabwo mbamamarije, ni resitora y'Abafaransa iri hano muri Kimihurura. Epicurien uzamutse gutya hafi ya internet ya Intersecret, ntabwo nibuka neza oya ni ikindi Top Sec, uzamuka kuri Top Sec ukagera aho ngaho haruguru hari Mamba. Epicurien irimo aho ngaho hagati, urya wagira ngo uri kumwe n'umukunzi muri romance, kwa kunda abantu nyine bakundana bajya ahantu bakakora dîner aux chandelles. Dîner aux chandelles urayumva? Kurya bacanye n'utubuji hano, hari indabo ziri guhumura, bacanye imibavu, bagukorera ibintu ukavuga saba abantu. None ibyo ntabwo bagira ibyo kurya ngo ugende ngo wiyarure ngo ni bife. No, wowe ugerayo bakagenda bagakusanya ibintu byose bagiye kugutekera, ibi mushrooms, amakaroti, amapwavuro, amasereri, ibiki, inyama bari bushyiremo, bakabanza bakaza kubikumurikira bikiri bibisi, bakajya kubitegura babanje kubikwereka. Ese bafite serivisi. Ubayeho gute? Ubayeho uha abantu serivisi kugira ngo noneho baguha yabo. Nibyo management yanjye ejo bundi yambwiraga, barambwiye bati no, ukurikije rwose icyo dushaka guha abantu, iyi tariki yifute, itariki ya mbere y'ukwa 11 ihangana uyireke. Ikimwe cyo yaje imbere cyane kuyitegura biragoye, waba ushaka gupfunyikira abantu amazi. Ubwo rero twabaye tuyiretse, ariko isabato ya mbere kwa 12 nyine muzayizirikana. Nibyo warumbwiye uti kubaho gukora ibiganiro, kubaho hari ubereho abandi bantu. Sibyo se witwa Nathalie Martin yajyaga avuga. Nathalie Martin ni umwe mu bantu bano bitwa abafasha myumvire nyine bakora ibiganiro bya motivation speakers. Najyaga mukurikirana akavuga ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Noneho agahita kwereka ukuntu nawe burya iyo yafashe umwanya agakora ikiganiro aba arimo kuguha wowe. Nibyo ndimo kuganira n'umwana umwe witwa Vedaste, twahuriye mu biganiro bitandukanye, twagiye dukurikirana programme zitandukanye zinyura hano kuri izi mbuga. Mukanya dukubitaniye mu mujyi, ndimo kumubwira ntibite ati ni byiza. None se uri kora iki? Ambwira akazakora, ndambwira no way, kora kari akazi. Warakanguwe na kanaka ukongera ugakangurwa na kanaka, ubwo se ubwo bwenge urabufata ukabujyana muri ako kazi ukumva uratekanye. Kubera iki? ngo bababwiye ko ngo zino mbuga ngo umuntu abasha guprosperaho ngo kuko yahazanye ubugoryi. Noe mwebwe ahubwo mufite ubwenge, mutarimo kuhazana ubwenge, nimwe muri bo gutuma bigenda bite, nimwe muri bo gutuma ubugoryi buhuzura. Reka bahazana ubugoryi babuhazane, nawe uhazana ubwenge. Sibyo? Ku cyumweru turi kumwe na Dashim mu nzu y'ibitabo Summit, ni urugero rundi. Nawe numwe mu bantu nkurikira kenshi. Wambwira se yuko buriya yazanye ubugoryi ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo baratubeshye. Nanjye ndimo bakakubwira yuko uzaza ukavuga nabi cyangwa se uzaza ugatukana ngo nibwo watwitse. Hawo ahubwo urimo urasenyuka. Rero wowe uwari we wese, ubwo mvuze uwo muhungu wanje Vedaste, mvuze n'abandi namwe munkurikira, iyo tuvuga ko Afrika hari ukuntu yangizwa, nuko hari abaterankunga baza gutera inkunga ubugoryi, bakabutera inkunga, hanyuma se ko bamara gutera inkunga ubugoryi nawe ubwenge ukaburyamana cyangwa ukajya kubukoresha ubufundi, ubundi bw'ubukozi iki? No, we have to fight, tukereka abantu kuri. Niba abantu bazana ibitutsi bakaza gutukana bakaza kubwirana nabi, ntabwo dukwiriye kuba tubemerera kuduhindura ngo natwe twisange mu mujyo wo gutukana, ahubwo tugomba kuzana none indi challenge babwira ngo gutukana ntabwo ari byo, kandi ushobora kuvuga udatukanye, ushobora kuvuga ugaragaza ku Mana, ugaragaza ugatanga indi content iri kontere bya bindi. Aho ngaho rero izo content zimeze gutyo niziba nyinshi, nase nta bindi bihugu biba bihari abantu batirirwa batukana. Birahari. Uranyuzwe cyangwa tukomeze? Dukomeze.
dukomeze nyuma y'ibiganiro ukora. Hari amagambo iyo wakoze ikiganiro hari komenti batanga ku kiganiro wakoze. Hari amagambo bakubwira atari meza, hari n'andi magambo bakubwira meza aryohera amatwi. Barabo bazanyica mpagaze. Ese iyo abo bantu bakubwira ibyiza utakoze, abandi bakakubwira ibyiza wakoze, ibyiza ntakoze, mbese ibibi wavuze mu kiganiro bitari bikwiye, ashabambwa bibi navuze mu kiganiro babangiriye neza, noneho by'umwihariko yansanze inbox akambwira ati rwose ntuzongere kurakara muri buriya buryo bumeze kuriya, ungu waba mbere y'inshuti mushyira no ku mutima, ahubwo ikibazo nubona ko havutsemo ikibazo akaza kuntuka. Uwagushimiye ko muhaye inyigisho nziza, nawe ni byiza ndamushimira. Noneho nuko wenda bamwe batanakunda no kugira gutya ngo atere intambwe akwandikire inbox, ariko bamwe baranyandikira nk'abitwa ba Joseline Mubirigi se, abitwa ba Console, Wizeye harya, Wizeye Maria, Wizeye Imana, mvuze amazina navuga menshi, barahari nyine banyandikira inbox, bagenda banagira inama inbox bakanyura kuri comment zisanzwe, banyura muri comment. Harimo witwa Yvette wanjye, harimo witwa Rorunyurwe, mwese ndabashohoje, harimo witwa Alice, harimo ari benshi. Urumva izi mbaga imyaka nzimaze ahubwo mfite inshuti nk'ibihumbi 10 200 ngaha. Hari abakubwira amagambo meza wavuye wigishije bakamererwa neza, ugomba gukomereza mu iyo nzira. Kuri njyewe niho nakwifuza gukomereza, ahubwo ikibazo ntabwo bizana amafaranga, ibyiza ntabwo bizana amafaranga vuba. Nyine nubwo nasekaga Vedaste bavugaga ati ntabwo twashobora kuza ku mihanda, tuba tubona imihanda ibaho abantu bazana ubugoryi ari bahaterera imbere bigakunda, ariko natwe burya katurimo subconscient katurimo, tubasha kuvuga ngo use nintatwika birakunda, nintabomora ntabwo biri bwemere, reka nze bantuze babyita gute we, nintabaga biri bukunde ngo barabaga. Ubwo usa nka wa muntu wavuze ngo kwicara mu kabari ukanywa inzoga utekereza Imana kurusha kwicara mu rusengero utekereza inzoga. Ibyo bintu babagereranya, kuko uvuze ngo reka nkubwa abantu bavuga ayo magambo, nyine wagakwiye kuvuga ngo ikiganiro nkora cyagakwiye kwibaka benshi muri sosiyete nyarwanda, nkabona make ariko yubatse sosiyete nyarwanda. Ese kubona menshi abantu bavuga ayo magambo bafite mentalite yuko byanze bikunze uri mu rusengero atekereza Imana, uri mu rusengero ntatekereza Imana bari mu cyaha. Byanze bikunze uri mu kabari ntatekereza Imana, uri mu kabari akabasha gutekereza Imana aba yakoze igitangaza. Kandi ahantu hose naho Imana, mu rusengero ahubwo ushobora gusanga ariho dayimoni yagandiye ku buryo kuhicara ugatekereza Imana ubwabyo ahubwo aricyo gitangaza, kuruta kumwanga umuntu ngo yicaye mu kabari ngo nanari gutekereza Imana, ngo kurusha ngo uri mu rusengero ngo uri gutekereza akabari. Uri mu rusengero uri gutekereza akabari, ahubwo si bari mu rusengero batekereza ibiki? Uzi ibintu baba bari mu gutekereza, kawumva uyu nguyu. Ubusa uyu nguyu nubwo bwose twavuze ngo bamwe bamwumvira mu muriro ngo mu mubiri, ngo abandi ngo ntibamwumvire mu mwuka n'iki, urabona nawe atagumya guteza urujijo. Yera kanze mu burerero kandi nari mufite mu kanya se, none se uraje uti Yesu yanteye inda, kandi kanya harya mu kanya yararimo kuvuga ngo ikira kanya sinzi ibindi yararimo kuvuga, neza twumve. Yendi indaya ya Yesu. Uri indaya ya Yesu. Yo mpamvu nkunda n'indaya. Ako ntabwo uri indaya Ya Yesu. oya ntabwo waba indaya. None se Yesu yigeze aza kunsaba iwacu. None se Yesu twigeze dusezerana muri ADPR ngo manike ikiganza ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. None se Yesu twigeze tujya mu rukiko mu murenge ngo ndahire mu gihugu cyanjye ko sezeranye na Yesu.
Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda yego ndi indaya yande ya Yesu. Niyo mpamvu nkunda n'indaya. Uri indaya ya Yesu? Ya Yesu. Ko ni nko kumuharabika dose Siko umugore yashokewe we. Barayiteye cyane uranayintera kandi nawe numwemerera azayigutera. Wowe niko Yesu ako nkawe ntago we wamwemerera. kubera icyo atamwemerera? Ese singuye afite umugabo. Afite umugabo. Yesu ubundi abantu Yesu atera inda. Yesu yikundira indaya. Wewe ngo bamuzaniye indaya. Yego. Kandi abayimuzaniye nibo bari bagize gute? Bari bayikoresheje ibyo. Warangije yandika hasi arabarondora bose bariruka. Ya ndaya n'amagingo n'ubu muri Bibiliya bizwi yuko Mariya na Marita nizo zari inshuti zande za Yesu. Mariya na Marita kandi zari zo nazo. Yabyarana na Yesu. Uri umugabo w'imbere. Abandi abantu babyarana na Yesu abari indaya. Oya none harabicuritse. Abantu babyaranye nawe yego batari indaya barasezerana mu rusengero abasaba ababyeyi barangije bajya no mu gihugu. Yego abo ngabo barahari. Ariko ngewe Yesu dore ndi imbere yawe. Ngewe ibyo byose ntabyo wankoreye. Ngewe ndi indaya ya Yesu. Ntabwo Yesu yagutera inda ngo urarikire cyangwa uhurwe. Ubuzima burakomeza. Ubuzima burakomeza ko bwari gusa kiba ku mugore utwitiye Yesu arananirwa cyane. Yego nkorana umunaniro mwinshi. Nako cyane umunaniro mbaho iyo ndi hafi kubyara. Yego rega ntabwo ari ubwa mbere mutwitiye. Ntabwo ari inzaduka mwe bibagezeho ubu. Ariko ngera mpora mutwitira nkanamubyarira. Ni umugabo mwiza kumubyarira ntako bisa. Ntako bisa. Ahangaha rero njyewe bimwe bavugaga nyine ngo ntiwaruvuze ngo abantu baba mu rusengero ngo bagatekereza ngo Imana ngo bagatekereza ngo inzoga ngo kandi abari mu abangaba ano magambo arimo gukoresha. Hari abo bita ngo ni abanyamubiri. Mwese ko arimo kubagusha kandi akaba arimo kubivugira mu mbuga nkoranyambaga. Buriya amagambo abarokore bakoreshaga, reka mvuga abarokore kuko abakatolike ntabwo ndabumva na bene ibi bintu guteza polemique, sindabyumva na batemoin de Jehova, sindabyumva na abayisilamu, ntabwo ndabumva na ibintu bimeze nk'ibi bimeze nk'ibiteza urujijo. Ijambo rira jambo akunda gukoresha ngo indaye, ubundi buriya iyo ugiye kurivuga ukarivuga utomoro, ubundi twari tubujijwe no kurivuga buriya mu itangazamakuru ntabwo byari byemewe bitewe n'ikiko. Mu Rwanda ntabwo hemerewe, mu Rwanda ntabwo haba uwo mwuga. Buriya nk'abantu bacika bakavuga ngo umwuga w'uburaya, nta mwuga w'uburaya ubaho. Habaho ingeso z'uburaya, hakabaho abakoreshwa uburaya, ariko ntabwo habaho indaya zemewe n'amategeko kuko nta misoro zitanga ngo icyo kintu cyitwa umwuga kimenyekane kibe kiri enregistré mu bitabo by'ubucuruzi. Niyo mpamvu none iyo wanya abantu bakora ibyo bintu uvuga ko babirimo ariko bose. Donc hari umudamu wajyaga bidusobanurira cyane witwa Chantal Merizi, yatubwiraga ko les filles en prostitution bitandukanye na les prostituées. Les prostituées ni umuntu ushobora kuba ari n'umwavoka, wari wigeze kwidekara ari umwavoka. Hari undi widekaraye ngo yarahoze akora trade yacuruzaga, bigeze ngo abona abagabo barahohoterwa mu ngo ahitamo kuzajya ajya gutanga ubufasha mu bijyanye n'amategeko, ariko noneho umugore we yimye ngo akamwihera. Murumva business. Uwo nguwo ahita agenda agashaka n'ibyangombwa ko mu bihugu byabo baba bemewe, bagahita bafata amafoto bakayashyira mu birahure. Ubwo nyine uhageze yamushima akajya kumuha iyo serivisi. Ariko ibyo mu Rwanda ntibihari. Rero iyo uhagarara ukavuga ngo indaya ngo wemeranya nazo, indaya z'ubundi ziba hehe? Hano mu Rwanda ubwo officially ntazihaba. Ubundi buriya tubivuze mu by'ukuri mu Rwanda nta ndaya zihaba. Noneho rero uyu nguyu nawe ari mu rusengero, ariko ibintu avuga nka kamwe wavugaga bishobora gutuma ab'imitima idakomeye birangira bari kwiyumvira ibindi. Aribyo wenda ubushize namudefanze nkavuga nta abantu bamwumvira mu mubiri. Ariko se niba abantu banamwumvira mu mubiri fine. Ibi bintu iyo babivugiraga mu nsengero zabo ni langaje zabo nk'abanyamwuka, bafite uburyo bazumvana
noneho wakanyambaga urabona atari ugutuma nka bya bindi nyine umuhungu yambwiraga ati ku mbuga nkoranyambaga utazanye ubugoryi ntiwahabonera amafaranga. Urabona atari ugutuma mu by'ukuri icyitwa imbuga nkoranyambaga gihinduka umwanda. Bamwe bazaza batukane, abandi baze bavuga ibiterekeranye, haze n'abandi byitwa ko bari mu masengesho, ariko hano ngenda mwumva yavuga ati ndi indaya ya Yesu, nuko ariko njye ntabwo ndiyo, ndasubiramo ibyo yavuze, mutaza kugakata mukavuga ngo nanjye niko navuze. Reka baye mbiyamye. Iyo yemeza ko ari indaya ya Yesu, hari abantu bitwa umugeni wa Yesu, byose ntabwo mubizi. Abo bantu bitwa umugeni wa Yesu basezeranye na Yesu wenda muri biba bijyanye no kubwiriza, kwerekwa, kurondora, kuvuga ubutumwa, bahari mu buryo buri official, bafite n'amadini batangaho ripoti. Uriya mu madini wari uzi ko umara kubwiriza ugatanga raporo? Batanga raporo, bakanakora bakaba banafite harimo n'abahembwa. Ubwo muri make twabagereranya n'umugore uri mu rugo washyingiwe, ufite umugabo we umwitaho, nyine ntiyitwe umupfakazi. Uyu rero we ari mu kirere, none arimo arashyira ubutumwa kuri social media zitandukanye. Muri make yibona nk'uwicuruza kuri Yesu. Mama sha tubabariye ukaduha ukajya utubwira imvugo tubasha gushyikira wakabyara. Iyi imvugo zijimije cyo ni kimwe, imvugo ziteza urujijo cyo ni cya kabiri, imvugo zituma abantu babasureve. Uzabirebe ni nko ubundi muri zino mvugo zo ku mihanda bazibyita kubatamo. We raza akabatamo, mugasigara mujujura mubisubiramo, mukatutu video mujujura baba yatwitse. Ubwo rero urumva ko akomeza avuga gutya. Ese iyo bavuze mama chance ko twibaza twumva mama chance nayo no wa Yesu, wamutewe na Yesu cyangwa wamubyaranye n'undi mugabo? Kira nk'igihe Yesu yari ari kukurongora cyari imeze biti? Ariko siri mu Jesus, uzi ko mwamenesha umuntu ibanga, ngenge kubabwira uko naryamanye n'umugabo wanjye Yesu akandenda. Uretse nanjye nta n'umugore waza hano kuri kamera ngo avuge ngo umugabo wanjye ngo twaryamanye gutya ngo nterinda gutya. Reka ariko wabyumvise? Ni ukuvuga ngo bano bantu arimo kuganira nabo akababwira ko Yesu yamuteye inda, akababwira ko ari mu kwa buki, akongera akavuga ati ndi indaya ya Yesu, akavuga ati ntabwo ari nki, akavuga ko ari indaya. Ni ukuba bazakata ijambo bakambeshyira ko narivuze. Uruzi ko bya bindi twabonye wa mukobwa arimo kubwira undi ngo amuha ka nyina, buriya ngo bafashe akajambo kamwe hamwe bagafata n'akandi bagatereka hamwe. Urumva iwe yarimo kuvuga ngo yarimo kwemeza yuko ari indaya ya Yesu. Urumva barahita directement bajya ku bana be bo mu mubiri yabyaye mu mubiri, batangira bamubaze ngo ese nabo ni Yesu waguteye inda? Ngaho ubwo uraza kubisobanura ute? Uraza kubisobanura ute? Reka twumve. Ikigo ryo kuza kumena amabanga yo mu buriri. Ubuzima bwanjye na Jackie kano kanya ntabwo kamera bibareba, ahubwo igihe nikigera ibyo muri kumbwira ubu bizajya kumugaragara. Yego. Ubuzima nande? Oya, ubwo ni twatundi bakata mbere. Reka twe kubitindaho, ndabanza numva ikiganiro cyose nzabazanire mama chance wenyine. Ari umuntu wari urimo kubimporopoza, ariko ndabona birakenewe gufata umwanya nk'uko yaje ku mihanda kugira ngo tugire gute, dufate umwanya nyine tumwanarize. Ndimo ndabona hano abari ku micyo kabisa, sibyo? Abari ku micyo. Ubu buraya rero ukorana na Yesu madamu, ubu buraya ukorana na Yesu ukeneye gusobanura neza, apana ibyo bintu byanyu by'abarokore byo kuvugira mu mizimizo, muvugira mu migani na za parabole.
kuko burya Yesu yavugaga, iyo yakoraga parabora akavuga ati zimwe zaguye ku rutare, izindi zigwa mu kara, izindi zigwa mu butaka bwiza, nuko ziramera zizakura, izindi zigwa mu mahwa no mu mifatangwe. Ntabwo yabaga avuga imbuto. Uyu nawe navuga indaya mujya mubyumva neza. Nta sezerano afitanye na Yesu, nta dini afite atangaho ripoti, ahubwo sinzi uwo numvise avuga ngo ntiyigeze atengwa muri ADPR, kandi arira avuga yuko ngo bamutaye ngo akabyarira mu kibaya cya Rukundo. Uyu mukoboyikazi rero na gahunda zose avugwaho, ubwo tuzajya tugenda dukomeza dukurura nyine dukurura ubundi batubwire neza bino bintu wagwana. Uracyafite ikindi kibazo? Muri za nkuru zo ku mihanda hari ahantu nabyutse, hari radiyo imwe nabyutse numva, muri Afurika y'Epfo hari umupasiteri wambitse impeta umugore wari uri ku kiriyo cy'umugabo we, kandi uwo mupasiteri niwe wari uyoboye ikiganiro, mbese wari uyoboye imihango. Ahubwo wamufata uwo niwe wamwishe. Niwe wishe uwo mugabo. Wayivugaho iki? Mbega icyaha nk'uko abyara. Ubwo yasahuranwaga n'iki? Indwara yamwishe, ntabwo yamuroze, ntabwo ariwe wamwishe. Kubera ko atari mu Rwanda, kane kwirirwa ngira icyo mbivugaho. Gusa mu Rwanda habaga n'umuco w'ibyo bita nyine, ari nabyo baje kwita ngo niba ari akanapfu. No kugira gute we, ntabwo ndi bihite mbyibuka byose ko sinari nabyiteguye. Umugore wapfushije umugabo aho ngaho ku kiriyo bagahita batangira kumutereta, atari yanarangiza iminsi yo kwiraburira umugabo we. Yamwambitse impeta amubwira ko yifuza kumugira umugore. Ni amahano mu Rwanda. Ni amahano iyo umugabo wawe yatambutse. Ubwo se mwari mufitanye abana babasobanurira ngo iki? Hadaciyeho nibura umwaka umwe ibiri, si byose twahoze tuvuga ko mu bice bya hano mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burasirazuba bwa Afurika nyine hano muri East Africa no muri Congo barabinnyega. Witwa Marcelo Tunasi ahita arongora undi mugore nyuma yo gupfusha undi, hagica umwaka umwe wonyine, baramugaye baravuga bati woya ibyo bintu ukoze ntabwo wiraburiye umugore wawe neza. Umupasiteri wakoze ibyo ngibyo rero ndumva ntacyo namuvugaho kinini, byaterwa n'umuco wabo. None se ntabwo uzi ko muri biriya bice byo mu majyepfo ya Afurika hari ahantu ngo ujya mu rugo wabasuye bagahita mu byo wakoze Imana bagahita bakuzimanira n'umugore, aho bita Abahimba. Mu bihe bihugu? Muri Namibia, numva atari Afurika Australe, Afurika y'Amajyepfo. Hari n'ahandi ngo udashobora gushaka umugeni wabo bataraguha umuntu wo mu muryango, ngo mubanze mukore nusa, mubanze mukore ese, bagushyira kuri bandese ku ntebe y'ugerageza nyine, abanza bakamenya niba ibintu byabo mu mazi uzayakamye neza, niyo munsi uzayizengurutsa muzuri sana. Aranzengereza iyo mbivuze, niba utazakubita inkoni ya Mose ku gitare ngo kirekure amazi Abisirayeli bamwe, ntabwo umugeni bamuguha ntibigwaho. Dukomeze. Izenguruka ku mihanda hari ibindi se? Nta bindi wumvise? Tugere kuri sije y'umunsi bijyanye n'urukundo. Ariko aho ngaho ariho wavuga cyane, kuko ngewe iby'urukundo nabivuyemo. Oya, uri umuntu mukuru ariko. Ndi umuntu mukuru se ubu ngubu koko namenya ngaho vuga rwumva zamura ijwi umbabarira uvuge. Uri umuntu mukuru. Ndi mukuru ariko. Kandi ubwo ni wowe uduha ikiganiro. Ngaho vuga. Urabanza ndatangira nkubaze wowe kuri urukundo ni iki? Urukundo? Konda songo nzari iki? Nabyibagiwe. Urukundo ni marayika mwebwe. Urukundo ni umwuka, ntabwo urukundo ari ikintu icyo ari cyo cyose. Urukundo ni mood, urukundo ni entity, urukundo ni nk'uko n'urwango ari dayimoni. Urukundo ni umumarayika, ahubwo uwo mumarayika iyo umaze kumwakira iwawe agukoresha ibintu utari gukora iyo utagira uwo mumarayika muri wowe. Niyo mpamvu uzumva umugabo yakunze umugore akamwubakira inzu ya miliyari, agahita amugurira imodoka ya miliyoni 100 kubera urukundo. Atari uwo mumarayika ntabwo
atari uwo mumarayika ntabwo bivamo, ntabwo bikunda. Marayika witwa urukundo iyo yageze hagati y'umugore n'umugabo cyangwa umuhungu n'umukobwa, nibashaka ab'umukecuru n'umusaza. Ariko Pawulo yaranavuze neza avuga ngo rubabarira byose, rwihanganira byose. Wowe wakwihanganira byose ku muntu? Siko n'umubyeyi wakubyaye cyangwa umwana wabyaye bikunanira kwihanganira ibintu byose. Ariko iyo ari mu rukundo, urukundo ruraza rukagukoresha amabara. Mwabonye akavideo umugabo yarwaye, umugore yamugaburira bikamunanira, umugore akajya amutapfunira akamucira mu kanwa hatari mu rugo, ariko aho ni umwanda uko uzi bagiteri ziba mu kanwa nyinshi cyane. turabona karani toto. Hari abandi, hari ibindi bakorana birenze biriya. Ariko hari n'utuvideo twagiye tubona mama niba ari ukuri, ukabona umugabo arimo aranywa ino ry'umugore, umugabo agahita afata ino ry'umugore akaryoha. Wowe nk'ikirenge cy'umuntu. Urukundo rero ni ibyo ngibyo. Urukundo ubundi barakubwira ngo ni marayika, sibyo? Siko nanimvuze? Ni marayika mwiza utuma abantu bashobora kugirirana neza. Ariko hari etape bishobora kugeraho wa marayika agasohoka muri rwa rukundo, ahubwo wa marayika agasimburwa n'umudayimoni uza gukoresha abantu ibidakorwa. Niho uzumva rero ngo rwabaye impumyi. Bana we! Urukundo muri rusange, urukundo ni imbaraga z'umutima n'umwuka. Ngo urukundo ni imbaraga z'umutima n'umwuka. Ahubwo si uvuga ibyo ngibyo karutamo byo gutuma ninyura kura. Zihuza abantu babiri cyangwa benshi mu buryo bw'ubusabane, kwizerana no kwitangira. Ariko urukundo rukabamo ibyiciro. Gusa nuvuga ngo babiri cyangwa benshi turahita twemera ko na trisam ari urukundo. Sobanura neza kuko benshi reka ngo urugero. Dushaka kuvuga tuti tugiye guhuza abagwiza. Aho ngaho hazaba harimo urukundo rubahuza kandi rwa kivandimwe. Ni rwa agape harya. Nibyo nshatse kukubwira ngo urukundo ruhuza rw'imbaraga z'umutima n'umwuka. Zihuza abantu babiri. Hari abantu benshi bakundana. Hari abantu babiri bakundana bikunze kubaho iyo abantu bagiye kwimarira, hagomba kubaho urwo rukundo ku mukobwa n'umusore. Noneho hari icyo bita gushinga wenda nk'ishyirahamwe runaka ry'abakunda abagwiza TV. Ni urugero. Ni ukuvuga ngo ni urukundo baba bagiye kurema. Nicyo bita urukundo urwarirwa. Mu Kinyarwanda urukundo si urw'umubiri gusa, ahubwo ni urw'impuzandengo y'amarangamutima, ubumuntu n'ubwenge. Romance se? Mu Kinyarwanda urukundo si urw'umubiri gusa. Hari n'urukundo rwa roho. Ahubwo ni urw'impuzandengo y'amarangamutima. Impuzandengo umuntu utangiye gukoresha Ikinyarwanda abantu batazumva. Impuzandengo ubundi impuzandengo ni iki? Nyine tukibyiga batubwiraga impuzandengo, baravugaga wenda tuvuge impuzandengo ni nka kwa kundi bavuga ngo umunyarwanda ngarya ibiro 13 by'inyama ku mwaka. Iyo ni impuzandengo. Ni ukuvuga ngo hari uwariye ibiro 100 hari n'utarariye na kimwe. Noneho turafata babandi bariye ibiro 100 n'abariye kimwe n'abariye 20 n'abariye 15 nitumara kubateranya. Ubundi impuzandengo ubishyize mu Gifaransa ni moyenne cyangwa mu Cyongereza ni average. Aha bashatse kuvuga ngo urukundo ntari urw'umubiri gusa. Ntabwo abantu twese dukundana kubera tugamije ku bikorwa by'umubiri. Okay. Impuzandengo ikaza mwite nyine ku mpuzandengo, ntabwo ni moyenne, ntabwo ibintu byose bishingiye ku mubiri. Okay, aho ngaho ndakumvise. Nicyo bashatse kuvuga. Ese urukundo nyakuri rugira ibimenyetso? None se wacana umuriro ahantu umwijima ntuhave? Mbwira mu minota 3 nyine urukundo by'urukundo. Ibimenyetso by'urukundo. Umuntu ukunda uramwitangira. Umuntu ukunda ntumubeshya. Umuntu ukunda ntumuhemukira. Umuntu ukunda ntumwifuriza ibibi. Umuntu ukunda wifuza kugumana nawe buri gihe ntabwo wumva ko yakuva iruhande. Hari ibindi se ni ibimenyetso by'urukundo simbarira se?
bishobotse nazajya ngushyiramo hano mu ikote gutya ngafunika nkahita ntwara. Byigeze kubaho se njyewe bisa narinze mbyara ntakunze we nzabyano mbeshye. Byigeze kubaho nyine mu myaka y'igihe byagombaga kubaho, ariko ubu ngubu twarabaye ni ugufunga buto gikomanda. Gukunda nyakuri rugira ibimenyetso. Gukunda udashingiye ku nyungu, gukunda ibyiza nakibagiwe, gukunda ariko reka gukunda udashingiye ku nyungu ntituzabyigisha abana bacu, tuzabyihorera. Buri muntu ajya areba inyungu afite muri mugenzi we, kuko turi muri monde ya benefice. Uzi impamvu ibikurimo ushobora kuba nimba warakomerekejwe n'urukundo. Mbabarira kabyara we, ntabwo tuzabasha kujya kuvoma mu mwonga, nta nubwo tuzabona aho dutoragura inkwi. Rwa rukundo rutashingiraga kuri bene ibyo ngibyo, wabaga uvuga uti abana baziga cyangwa nibashaka ntibazige, n'undi ni igiceri cy'ijana. None ubu education igenda itangwa mu byiciro bitewe n'amikoro ya buri mubyeyi. Ese uzashaka umuntu utagira nawe ubwe utikwiye kuyo yigize koko, umwiruka inyuma nawe ubwe atiko. Erega bigira ingaruka, njye nabibonye na experience nabo. Ese kugira ibintu ico wita kugira ibintu, reka nkubwire cyangwa ubutunzi. Kugira ibintu reka mbigusobanurire neza, ni ukuba ushobora kuba nonanga ntabyo ufite, ariko potentially ubifite bitewe na discipline ugira n'ubwenge. Ariko ntabwo uzasanga umuntu ari umukene nyakujya, ariko n'ubundi aryama akageza saa 4, yabyuka akajya mu icupa, yava mu icupa akajya muri biyari, yava muri biyari akajya mu makarita, yava mu makarita akajya ku mbuga nkoranyambaga. Afite imyaka 25, ni umusore, afite 30. Nahagushije igiceri ahita cyeta kukigura icyuma, ngo nurangiza uvuge ngo kubera ko ngo ntagomba kureba ubutunzi gute se. Kurikira uwo muntu, ariko nibura nubwo yaba ari ntacyo afite nona, ariko ubone ko potentiellement mu buryo bushoboka birashoboka ko ejo n'ejo bundi yagira icyo ageraho. Ibyo uvuze nibyo bisobanura gukunda udashingiye ku nyungu. Aho turumvikana. Ariko urukundo rudashingiye ku nyungu, kuvuga ngo urukundo rudashingiye ku nyungu turarusenya. Nituza kumenya ahantu ruri, turuhige, turubage, turujugunye muri ruhurura. Hari umwana w'umukobwa arabyuka akavuga ati njyewe ntashatse umusore ufite ubucuruzi runaka, ufite imodoka runaka, ufite uyu muhungu rero ugiye gushaka umukobwa, kuko umukobwa avuga ati noneho ngiye nakwemera kuri izi nyashi zanjye n'iyi nzobe yanjye n'ubu buryohe bwanjye bwose nibitseho, ndakwemera kuko ufite ibi n'ibi. Ariko uyu musore ntarebe muri potentialite z'aba mukobwa, niba ari umuntu uzatuma byiyongera cyangwa niba ari umuntu uzaza ahubwo kubidiminura. Uwo musore afite ikibazo. Niyo mpamvu umusore kugira ngo azemere umukobwa abona ko n'urwo ashyikiriye arujyana mu nzara, urundi akarujyana mu ngoyi, urundi akarujyana muri makiyaje, urundi akarujyana mu bugoryi n'ibiki byose, aho afite ikibazo. Aho si uwo musore ntayakwikundira wa mukobwa wavuze ngo wivukiraho mu giturage. Ariko uyu mukobwa uvuka mu giturage potentiellement ahubwo ufite ubumenyi. Udafite ubumenyi wese namugukonseye. Udafite ubumenyi ariko ufite ubwenge. Udafite ubumenyi ariko ufite ubwenge se bibaho? Ubwo ni ubumenyi. Gutandukanya ubwenge n'ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi. Ufite ubwenge bwa kamere, utarize mu ishuri. Umuntu uzajya amenya itariki bakingirizaho, ariko namwe rero umuntu udafite ubumenyi se nyine ubwonko bwo kubeshya afite ubumenyi. Turi mu gihugu cyashyizeho na nation birarenga, bashyiraho 12 years basic education. Wowe urashaka gushaka umuntu w'inkandagira bitabo kubera iki? Ariko uravuze ngo hano mu isi cyangwa hano mu Rwanda hariho ikintu cyitwa ubumenyi bugenda burutanwa. Aho ayo mashuri yo hasi mu biturage atandukanye n'amashuri. Umwana wiga amashuri yo mu biturage hasi atandukanye n'umwana wiga hano iwanyu. Rero ntago hano twahitiramo abantu ngo jya gushaka umukobwa wo mu giturage, kuko hari igihe umuzana wamugeza muri wa mujyi, urugero naguhaye wamugeza muri wa mujyi cyangwa wamugeza muri bya bintu byawe
urumva, ugasanga nyuma y'umwaka araguhindukanye kuko abantu barahinduka. Njyewe icyo navugaga ni ugushaka umuntu ufite potentialite ni ukuvuga ngo afite amahirwe yo kuba yakira aramutse abonye gishyigikira, sibyo? Afite amahirwe yo kuba yagira ibyo ageraho aramutse abonye gishyigikira, bitandukanye n'ubirimo urimo kubisesagura cyangwa se wabikuriyemo ariko utazi n'agaciro kabyo. Abadukurikiye Abagwiza TV nabo baragira komenti baduha nyuma y'ikiganiro. Gushaka ibyiza by'ukunda nabyo biri mu bimenyetso nyakuri by'urukundo. Ibyiza by'ukunda gushaka ibyiza ni ukwiga ingeso ze n'imico ye. Gushaka ibyiza by'ukunda. Hari abantu bafite imico mibi. Oya, imico bivuze. Nyine ndi kukubwira mu bijyanye n'urukundo. Erega ntabwo ndiho cyangwa ntabwo ndemewe kureba ibibi bya runaka ngo ari byo nkurikira. Hari igihe mbigwamo ariko atari byo narinteganya gukora. Ntabwo abashatse kutubwira ngo reba ingeso mbi z'ukunda arizo nawe ujyamo. Oya, barakubwira ngo gushaka ibyiza by'uwo ukunda. Reka nkwereke, ashobora kuba atanywa inzoga, yitwa murokore, nyine muri bamwe bakunda kugendera kuri ibyo ngibyo, akavuga ati sinashaka umugabo unywa inzoga rwose, reka ntabwo nabyemera, reka ntuvuze ko atanywa inzoga ariko akaba afite ikindi gikorwa kibi akora, wowe ukavuga uti ngiye kumushakamo ibyiza yifitemo. Mukundira ko atanywa itabi, atanywa inzoga, sibyo? Mukundira yuko atazanca inyuma kuko ni umurokore, ni umukizwa, ariko mukazagera mu rugo ugasanga ni gashure, usanga ni gasheshe, wa wundi kumukuraho igiceri cy'ijana bibe intambara, kumukuramo 5,000 bibe intambara. Zahitamo ikirere kuvuga ngo ugiye kumushakamo ibyiza, ubwo si cyo waganisha. Weho wigana o negative gusa. Hari uwo ukunda ukora ibyiza, ugomba gukunda ibyiza by'ukunda, ibyiza afite. Ntabwo nkubwiye ngo jya o negative. Oya, kunda ibyiza by'uwo ukunda akora. Dukomeze. Ibyiza by'urukundo ni ibihe? Ibyiza by'urukundo ni ibihe? Urukundo rutuma umutima utera neza, sibyo ra? Siko batwigishije. Vuga nka 5 twumve. Bande babikwigishije? Nyine abagenda batwigisha mu bihe bitandukanye no kuri izi mbuga hose biba bihari. Ibyiza by'urukundo mva ibyo ari byo. Iyo ufite umukunzi uba wuzuye, kubera ko Imana yaravuze iti ntakwiriye kuba wenyine, abo umugore cyangwa umugabo ntawe ukwiriye kuba wenyine. Iyo ufite umukunzi uba wuzuye. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, iyo ugize umugisha habaho reproduction, kubyara. Ubwo ni ukuvuga ngo ntibyari gukunda iyo utagira umukunzi. Ba bana barabonetse. Bana niba babonetse haraza gukenera inshingano bafiteho. Iyo ufite umukunzi ntabwo uziharira wenyine, ntabwo ubaho nk'umushifiyemere, ntabwo ubaho nk'umusingo mother, ntabwo ubaho nk'umupfakazi, ntabwo ubaho nk'umupapa wapfakaye agasigarana abana wenyine ujye wizizira kuri buri kintu cyose. Ibyiza by'urukundo noneho tugaruke kuri nyirugukunda no gukundwa. Bakubwira ko buri umutima utera neza, ngo n'amaraso akajya ku murongo, ngo n'imisemburo ikaringanizwa mu mubiri yari mu rukundo. Sibyo nabyo mbikubwire ko mu gihe abatari mu rukundo nkambaje 5. Abatari mu rukundo bahorana imishiha, intambara ziba zarose, aricara kumva agahinda gakabije, anxiety ikaba nyinshi, nervosity, kwiheba, akabona ejo hazaza ntagahabona neza, kwiburira icyizere, kuba uri ushoririwe nyine nozi umeze gutya, uvuga uti ndashingirije, asigaye igihe Uwiteka azaza kunkorera mu mubiri gusa nta kindi. Ariko iyo uri mu rukundo uraryoherwa, ukajya umera nk'icyana cy'ingaryi. Icyana cy'ingaryi urabisi, ukajya umera nk'icyana cy'ingaryi barimo kugenda hari ingaryi n'ingagi. Mwe muvuga ingagi kubera ko muri hariya hejuru, twe tuvuga ingaryi n'ingagi. Sawa, ingagi
baba bagihaye bibero kirimo kigenda kinyonyoza neza kiri mu bunyunyuzi baranabifubika najyaga mbibona kuno haga babifubitse iyo uri mu rukundo rero nuko kuba umeze uri mu bushyuhe kandi na Bibiliya irabivuga Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu aryamye ari umwe garakonjerwa gari kari ari babiri ngo barorosanya ngo bagapfumbatana ngo bagashyuhirwa ibyo nibyo bivuze niba mutazi aho byanditse nanjye ntabwo ndi buhite mpamenya ariko muzambwira ubutaha kabazanire nkabacangemo ibyiza by'urukundo ni amahoro y'umutima nk'uko wabivuze amahoro y'umutima niyo ukunda kandi ugakundwa umutima kanumve neza umutima ugatekana iyo ukunda nawe ugakundwa umutima ugira ute uratekana umutima ujya mu gitereko nyine ni amahoro y'urukundo kwiyubaha no gukura mu bwenge iyo uri mu rukundo uretse gato kwiyubaha no gukura mu bwenge kandi nibyo uzareba ukuntu tuza hano tugasadagurika buri ufite umugabo cyangwa ufite umugore ashobora kuvuga ati nyamuneka wavuze gake wakoroheje ibintu hari ibyo uvuga utinya kuvuga ugasanga hari n'ibintu uri gutinya kuvuga kubera ko sheri ashobora kuza kukugaya ariko iyo ari ntawe uraza ugahurotora twagiye Nyabarongo kwiyubaha no gukura mu bwenge ni urukundo nyakuri rutuma wiga kwihangana no kubabarira no gusobanukirwa abandi nicyo bivuga kwiyubaha no gukura mu rukundo uretse gato numve mu bintu byose navuze nta na kimwe navuzemo narashe imbogo wabivuze amahoro y'umutima wabivuzeho cyane wabivuze ngero ugasubiremo twumve kwiyubaha nakibagiwe kanjabutse akandi kwiyubaha no gukura mu bwenge nako kanjabutse hakwamugana ese sinakubwiye yuko iyo umuntu yari mu rukundo atekereza neza n'imisemburo igakora neza n'ibindi byose bikagenda bimera neza ni ukuvuga ngo buriya n'aba bahungu bacu n'abakobwa bacu iyo bari muri adolescence cyane cyane kuko ubushyuhe buba bukabije akaba adahise abona umukunzi ngo bakundane bajye bamara na stress basobanurirane bagirane gute birangira n'ubwenge bubajabutse akajya aca ku bamotari bapeza ibuno agaca ku batagisimeni barizamura gutya kubera ko yitwa singo mu kanya akaba guteretwa n'abana bigana mu kanya agakubitana na shuga dadi ubwenge niyo ari mwiza ariko iyo azi ubwenge n'ababyeyi bazi ubwenge ubu ngubu muri ino minsi ahita akubwira uriya mwana we akakubwira ati nyereka sheri wawe munyereka hakiri kare ufite 18 urabyemerewe nta nubwo nzabikubuza munyereke mumenye ahubwo ntangire njye mbagira inama mube muba muri kumwe uko nguko kumva turangije kureba ibyiza by'urukundo cyangwa ibyiza mu rukundo turebe ibibi by'urukundo ndabyumva ibibi by'urukundo ni ibihe uzi waturusha nta bibi by'urukundo bibaho birahari ibibi by'urukundo keretse nk'abantu babishyizemo ubwo bubi nk'urugero gukunda umuntu we atagukunda warangiza ukiha kujya kumuha inzaratsi ibibi by'urukundo harimo urukundo rushingiye ku kinyoma ntabwo icyo gihe ari urukundo ruba rufite ibibazo ni ibibi by'urukundo urukundo rushingiye ku kinyoma ubwo niko turubyitera mutwunganire undi nta rurimo ni urukundo rushingiye ku nibyo umwe arurimo wese ubwo ni ikinyoma mu rukundo ariko ntabwo urukundo rwo nta cyaha rugira naryo ahubwo abantu bashobora kuba barujyanamo kamere zabo mbi none se abantu si twe nyine tugira urwo rukundo nyine niyo mpamvu ntabwo byagakwiye rero ari ibibi by'urukundo ariko shawe umuntu uzi yakunkunda we azabona inuza azaba nkunda gusa bya nyakunkunda naho ubundi nzarumutembeshaho umuvu umutembane ahubwo umuvu umutembane kubera ukuntu ari rwinshi ariko abantu babeshya mu rukundo buriya bumva bameze gute nawe bibaza umutima abantu mubeshya mu rukundo buriya mwumva bimeze bite izo karuma mama murimo kwirahuriraho murazumva mureke kwirahuriraho karuma umuntu niba utakimukunda mubwiza ukuri umubwira uti no way I'm not there
Yose ntawe uzi ko hari umuntu ukubwira ko agukunda ku nyungu ze agushakaho. Gukunda ku nyungu ze agushakaho. Akabikubwira gutyo. Cyangwa ku mubiri gusa. Abo yo ngayo ni amakosa. Bwiza umuntu ukuri. Bwiza umuntu ukuri umubwira uti njyewe kubera ko ujya ungurira amayinite. Akorera gukundana n'umuntu ko akakugurira amayinite nabyo ni ikibazo. Cyangwa ko ajya gutegera moto kuko ni ikibazo. Ubundi umuntu abantu bagikundana kuko aguha 2 takorwa nizeye ko wenda baba bakiri mu myaka 10 ariko hejuru y'imyaka 40 30 na kameme uti ntabibaho. Mu myaka 30 akabashaka akabajya mu rukundo agihereza umukunzi we 2. Wemera inzaratsi. Umukunzi we nawe akakira tuke. Uretse gato. Inzaratsi ntabwo nzemera cyane ariko nzi ko nazo ko yakara abadayimoni hari igihe zikora bitewe n'uburyo buri muntu yazikoresheje. Umukundo rero. Nyine urumva icyo nari ndimo kukubwira yuko hari ibintu byo gukunda umuntu umukurikiye inyungu runaka. Ntabwo zakagombye kuba ari inyungu ziciriritse nanone. Ntabwo zakagombye kuba ari inyungu zifite vision. Kavuga uti njyewe ngukunda kubera inyungu runaka mbona zakuvaho, mbona wakubaka ubuzima, mbona njyewe nawe twakubaka ubuzima bufatika buzagira ikintu butugezaho mu myaka iri imbere. Ariko umuntu niba akora kuri salon de coiffure yogosha ngo mugakundanira ko ngugenda ngakagushyiraho umucongo. Uri umukobwa ugakundana n'umusore ngo kwakogereza inzara. Ukajya ugarama mukagira ibyo mukorana ngo kuko akogereza inzara rega bari. Ayo ngayo ni amakosa kandi ariko ntago ari amakosa y'urukundo nabivuze. Ntago ari amakosa y'urukundo. Ibaze gukundana n'umuntu ngo kuko akora muri restaurant ngo ukajyayo ngo akaguhushurira ibyo kurya. Ubwo ntago ari urukundo rero. Byo ni bya bindi birangira warimo kugwana twara Jean de Poche arimo kujya gute wiga secondaire we mwariganye primaire muyirangije ajya gukora muri restaurant none ujyayo akaguhushurira two kurya wazajya kujya kwishura akakugurira udukarisa akakugurira twa Kotex uturwo n'urukundo ntago ari urukundo. Murakura ibyinyo. Ibyo birura neza uvuga uti ndimo gukura uyu muntu ibyinyo ariko nindangiza secondaire dushobora kuza tutari ku rwego rumwe bikarangira muciyeho. Ko bimeze se? Byaba byiza abantu bagiye babwizanya ukuri, ukabwiza umuntu ukuri muri rwa rukundo mubwirana, ukamubwiza ukuri ukamubwira uti nubwo bwose turi kumwe ahangaha ntabwo ngiye turi kumwe. Ariko noneho ufasha umuntu utangiye kumubwira ngo ugiye kugura ibibanza ngo niba ngo umaze kugura ibibanza ngo nawe nagura amabati inzu uruzuye icyuyemo undi. Icyo ni ikibazo kandi niyo mpamvu abantu benshi banamaranye. Cyangwa se ntabwo yuzuye ngo yicyuremo undi. Ntabwo wenda mugize ibintu byinshi muvanga ariko birangiye urimo gushaka ukuntu ibishoboka byose wamwikuraho ukavuga uti tujye tubyumva mu diaspora. Ngo wari udufaranga ngo baba bagenda baha abana ngo twa child support ngo bahakaba igihe birangiye baba badushwaniye. Umugore agatangira gushaka divorce kugira ngo twa child support ajya dufata wenyine cyangwa n'umugabo akajya agira ibyo arega umugore kugira ngo utwo dufaranga twakire wenyine. Izo nkundo zimeze gutyo zibyara impfu. Hari ikindi ushaka? Zibyara impfu pe. Mugwiza rero muri isi ya none urukundo rusa n'urugengwa cyangwa n'urugendera ku kinyoma. Urabyumva? Kinyoma? Ku kinyoma muri isi ya none, muri isi turimo. Urukundo rusa n'urugengwa cyangwa n'urugendera ku kinyoma. Haba harabaye iki kugira ngo twisange mu bwo buzima? Kandi uri mukuru. Ntago ari ibya none, hari aho njyewe nagiye numva cyangwa se ngahura ariko ntari ibya none ariko ubuno bisa nk'ibikabije ko birangira nabi. Gende buka umusore wigeze gufata umukobwa yari afite abasore benshi bamuteretaga ariko umutipa aramuzizira aravuga ati uyu muginga ntago azancika jyewe nanjye ngomba kumukorera agatendo. Yamujyanye Kibagabaga ni kera tukirayo batoya muri za bibiri amujyana Kibagabaga ahita amwereka shantiye. Kumbe yabanjeyo
agambana n'umuzamu amutera n'akantu, arangije igihe kiragera akodesha ivatiri ajyana wa mukobwa kuri icyo kibanza kirimo inzu itaruzura, aramwigisha amutera imitoma, umukobwa aragenda ajya horo kabisa ngo umuhungu bari gukundana ngo agiye kuzuza inzu Kibagabaga. Byarangiye babyaranye umwana umwe, umukobwa abivumba ahita anamucika. Kinyoma nyine, umutego wanga ikinyoma shibuka nyirawagihari. Ese undi wowe urashyira ikinyoma mu rukundo kugira ngo bigende gute? Numara gushyiramo ikinyoma rero bizarangira bigenze gute? Bizarangira rusenyutse, uzaba warubatse ku musenyi rero. Ariko hari igihe wazanye icyo kinyoma abyungukiramo. Hari aho nabona kuvuga ukuri kose bigoye. Ngenga nibabwira byose. Ari nk'uwo nzi yari afite umugore wa mbere baratandukana, oya yarapfuye, umugore wa mbere yarapfuye nasigarana abana, arangije rero ajya gutereta uwundi, agiye gutereta uwundi rero nawe wapfakaye kuko bazi ubwenge bihuza n'abantu bahuje sitatu ubundi, ni nabyo byiza. Ariko yagiye amubwira yuko nyuma yuko umugore wapfuye ko bari barafashe ideni ryo kumuvuza nubwo byarangiye byanze, ko n'inzu yatejwe cyamunara, kumbi yamaze kuyikuraho kera, yamaze kuyandikisha ku bana. Barangije barashyingiranwa, wa mugore atarafashe imitungo umugabo we wa mbere yamusigiye ngo ayikureho. Ibyarangije yerotipe barimo kubigabana, kandi ibyo byanditse no ku bana. Ubu ni umukire ameze neza, umugore yerwa akandagira muri kamambiri zatobotse muri Kigali. Imibeshyo yo mu nkundo mujye mugenda gake, umuntu nakubwira ko agukunda uzajya utekereza muri positivite, wongere utekereze no muri negativite. Harya umuntu uko amwenga arankunda, ubundi ubu ngubu wagwani tekereze kabiri. Ese abo ba Ekoni, abo bande bose bagenda biyandikira bafata imitungo bakayandikisha ku bandi bantu kugira ngo ntibabaze ibyo barimo gukora. Hano mu kiganiro Mugwiza turimo turagira inama, turimo turavuga kuri sije y'urukundo, turimo turubaka sosiyete nyarwanda. Mu gusoza ikiganiro ndagira ngo muri makeya utubwire, warakunze urakundwa? Ariko njyewe tureka kubinzana, uretse warakunze urakundwa tutitaye, ntabwo nkibyibuka, uretse tutitaye tugiye kwigisha urukundo, nta muntu wigisha, tutitaye uko rurangira, warakunze urakundwa. Ni izihe nama wagira abana bakiri bato, abana turera, abana bacu, urubyiruko rudukurikirana, babwira ibyiza by'urukundo n'uburyo bagomba kwitwara mu rukundo tutitaye? Abana b'iki gihe bagira inama ko basigaye bakundana bahuje igitsina, ubwo ndabagira ihe nama koko? None se nk'umubyeyi urajugunyiye? None ko ari uburenganzira bwabo. None urukundo twaruvugiye iki ko twaje hano kwigisha? Bibarebe barabizi, bazi uburyo babyirwanamo, barabizi no kukurusha. Ntabyo bazi. Uzumva ashari inama ashaka ko tumugira azayishyire muri komenti. Naho ubu ngubu nabwiye se ngo mfite iyihe? Abantu baba specialiste mu rukundo ni ba bandi n'undi aba yaraye mu rukundo akabyukira mu rukundo. None njyewe hashize imyaka ingahe? Ariko baravuga ngo mwumve ibyo mvuga muri kimwe. Ntabwo njya mbaho gutyo. None se njye nabeshya abantu ngo ntabyo ntari ukubeshya by'inkundo rata nabibaho. Ntabyo wanyuze? Ubundi urukundo nabinyuzemo ariko nabyibagiwe. Ndeka mbabwira urukundo, sibyo? Kugira ngo byoroshye, rugabanyemo amarangamutima kabisa, aho bishoboka uzajya utekereza ikintu gishobora. Kwa abantu bajya mu rukundo bakamera nk'abari mu karota neza ugasanga yagiye ibicu, nta gihumeka, nta gisepfura, nta kigira gute. Oya ntagaruka nk'uko bigenda. Iyo ugiye mu rukundo wimagina ibyiza bishobora kuruzamo, chandelier, Blanche Neige, harya ni ibiki n'ibindi bajya bashyiramo, Jack and Rose, Juliet and Romeo, sibyo? Romeo et Juliet. Ariko ukongera ukanatekereza kuwa mukasi Jose ejo bundi.
kandi barakundanye bakajya bagenda birukankana imisozi bava Kongo bambukana Mayotte we ngo bari barambutse Mayotte harya ngo bambukana Mayotte baragenda bagera mu Bufaransa umunota wa nyuma mukuraho ijosi. Nujya mu rukundo ujye utekereza no muri icyo kintu kuko bizagufasha, ntabwo ari negativite as such, ahubwo ni ukugira ngo ugire icyo bita garde-fou, bariyeri. We kwirunda umuriramo cyane kuko wegenda ukirunda umuriramo cyane. Hari uwo nzi bakundanye, bano bakobwa baba bafite imiryango iwabo barashize bagasigarana imitungo, umutipe arazamubwira ati ngiye kuba mu nzu z'iwanyu rwose kabisa ndumva ntanahumeka neza, aramushukashuka baragurisha, bamaze kugurisha bajya gushaka aho bita iwabo. Umukobwa ni byiza bamaze kubyarana 3. Umutipe ntabwo nzi ibintu yamukoreye ariko yaramwishe arapfa. Ubu yashatse undi amutungiye muri ya mitungo, kandi bene wabo bakureye uwo mukobwa nta kintu bashobora kuza kuburana kuko ibyitwaga iby'iwabo yarabigurishije yajya kumba umugabo n'icyo ngicyo yashakaga. Rero ujye ushyiramo n'akantu kavuga ngo bishobora kuba byiza ce tout le monde souhaite, ibyo buri muntu wese yifuza bishobora kuba byiza, ariko nanone hari igihe biba bibi. Dusoza rero reka tujye no ku mihanda. Kaka ni nakubwiye ko umuntu wavuze ngo abantu baranuka ntabwo yabeshye. Uri kubisoma aho ngaho? Ni umukobwa wo muri Chad. Ntabwo biriya bintu abantu baza gutukana nta rezo mufite bitewe n'icyo bita icyuho hagati y'abakire n'abakene. Hari abakire benshi muri Kigali, ni byiza, amazu arazamuka, amamodoka, imihanda, ibiki, ariko abantu barakennye. Mwiza kwirirwa mutukura umukobwa wo mu bwango baravuze ngo abantu baranuka. Mbese ni ubivuze bwa mbere, nge sinabivuze hano. Ntabwo nababwiye ukuntu nagiye Nyabugogo ukajya ubona umuntu akaza gusanga ariko ukumva aranuka, wamwegera ukumva aranuka. Utanuka itabi abanuka mu kanwa, utanuka mu kanwa abanuka igikara, utanuka igikara ubona atanakarabye, abandi baba bafite inzara wagira ngo birirwa barahiramo ibishingwe. Niko bimeze, mujye mwemera bababwiza ukuri kandi niba ngombwa mwikosore. Ubwo ngubwo ababishinzwe bazadufashe kugabanya icyuho hagati y'abakire n'abakene. Siko bimeze. Ngiye mvuga habishye naryoshye. Dore aka kantu ngatekereje ndi kumanuka hari Sopetrade, harimo ambuteyage imanuka, buri modoka irimo umuntu umwe, ibi modoka nka magana, abandi turi kuri twa moto twacu. Hari n'utabashije gutega iyo moto. None se kandi si wowe uvuze ngo nawe hari aho ujyana nawe ukabona banuka? None si nzakwicaza mu modoka yanjye. Icyo hagati y'abakire n'abakene rero sibyo? Ni ukuvuga ngo niba abantu bashobora kugura imodoka zifureka kuriya z'amamiliyoni n'amamiliyari, ugomba kuzirikana yuko hari ahantu ayo mafaranga aba yavuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abandi bashonyoka, abandi bicwa n'inzara, abandi bicwa n'umukeno, abandi babura n'agasabune ko gukaraba ngo base neza be kunuka. Usubiyeho kuri babantu bari kunuka none uko nabo atari ku bwabo banuka. Ntabwo ari ku bwabo, ntabwo ari ku bwabo. Imirimo iri he? Reka nguhe nk'urugero. Nyabugogo hariya warahageraga ugasanga abantu bari guterura imizigo pe, ariko tout au long de la route turuka za Gikondo, uturuka hano za Majerwa, uturuke nushaka ukomeze uturuka za 12 ukazahinguranya kuri 12, 15, 19 ukazahinguranya aho bita za Karuruma na za Nyacyonga, abantu bafiteho amapepiniere, ubuhumbikiro bw'imboga n'imbuto n'indabyo. Biri hehe? Icyo se kimwe. Ubu tuvugana nta konvoyeri uhari. Wa muntu ndimo kwinuba ko aba arimo kuza ashaka kunja bata anuka, numva nukira atampumurira neza, aba muri ko byita. Rimwe na rimwe abayiriwe aho ngaho avuga ati reka njye gukoka urabizi. Gukoka n'ugwamaga gukoka ni abakotsi nyine. Gukoka ndebe ko nabonamo 1000. Ariko mbere yakoraga ubukonvoyeri akirirwa yitumye kuri iyo modoka akavanamo ye, nibura nimugora akagura isabune agakaraba. Ubu ngo barayikura he?
ibintu byose bijyanye n'utuzi twatumaga abantu b'abakene bagera ku mafaranga. Ubuzunguzayi buri he? Ubumotari nabwo ntujya ubona barimo kubugenda ubunyonzi. Ibyo byose bijyanye n'ubuhinzi, aho bahingaga ubungubu bahujuje imidugudu n'ubutaka bwo guhinga bwaragabanutse, babibwiwe na Minagri. Abantu barakura hehe ibituma batagira izo mpumuro mbi? Amasabuni abantu bakaraba, hari nka 70% cyangwa 80% y'isabune zikoreshwa muri Kigali ziva hanze. Niyo bahaye matière première biriya bikoresho ngo muzikorere, abenshi ntibashaka no gukora, birirwa bafashe mu mifuka bameze barya. Mureka ro bababwiza ukuri, niba uwo munyacadi waba ari mu butayu bakaba batagira n'amazi, ariko uwo munuko yumva i Kigali akaba atarigeze awumva iwabo mu butayu, mufite ikibazo ahubwo gikomeye cyane. Mwisuzume mbere yo kuza kumutuka, mbere yo kuza kumuhagurukira mwandika inkuru zipfobya ibyo yavuze. Musuzume buriya kieme bien châtie bien, ahubwo yari yabafashije. Elle a essayé de vous aider et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de l'insulter. Pourquoi? Il faut vous examiner vous-même au lieu de aho kugira ngo mumushamburiye mujya ngo azatahe n'iwabo. Azatahe iwabo gute? Mujye mwemera bababwiza ukuri kw'ibyanyu. Wamufitemo 1/2 cy'abantu bafite imunuko n'impumuro mbi, batibuka gukaraba bagenda ubona n'inda zenda gutakara. Harimo n'abasore reka je nicyo kiranira n'umujinya. Ushaka kumva umuntu akunukira ahetse umwana, ahetse uruhinja rwa munyari, sibyo? Ariko ni gute umwana w'umusore anuka igikaro kabyumva? Umwana w'umusore, umukobwa w'inkumi, hariho nigeze mbona, ariko baramwe ngo ni mayibo, ngo ni Marine. Yarakuze, kwa kundi abakobwa b'inkumi ubona batangiye kugenda batera neza utubere udutaye iki, ariko ngiye kubona mbona imyenda yambaye yuzuyeho ubuki, ibindi nabyo biri. Wa mwana we bite? Shaka kumubaza, umwana wanjye ahita mfata ku munwa ati ntabwo arari wabo. Umusore umucumbikiye muri ghetto niwe bararana. Ntabwo umuntu ashobora kunuka abitewe no kwigana abasirimu. Kwigana abasirimu gute? Niba umuntu hari abandi bazi ko ashobora kubyuka kuko ari kwihuta agahita yitera agaparufe, amazi ya mu gitondo akasimbuza ako gaparufe se aba gafite. Hari abatugira twa make twa tundi tw'abazunguzayi. Yajya akora ari kwihuta, ejo bundi akongera akitera agaparufe. Ibyo ni ubunebwe rero, n'ububwa barahari bafite ubwo bunebwe n'ububwa, ugasanga hari hepfo haje agahuyu, ubwoya bwamanukiramo bwahura no kutitawaza no gucishamo ibipapuro. Bamwe bakoresha ngo n'ibipapuro ntibakoreshe za papier hygienique za nyazo, ugasanga niba udafite papier hygienique wakoresha igipapuro kikaye ngo bigende gute, rwagasigaramo ibisheshe. Rero nawe ukajya ujya mu bantu ngugura umuntu oya, aho kujya mu mutuku uriya mukobwa ngaho bayi bwa mbere wagenda ngo sawa sawa, aho kugira ngo mutuke uriya muntu wababwije ukuri, ahubwo nimwongere amabwiriza ajyanye n'isuku. Mubwire abantu ukuntu umuntu yitawaza agakoresha amazi, mubwire umuntu ukuntu umuntu akoresha igitambaro buri uragifata. Ariko muguhereka ntaguciye mu ryo uvuga ngo abumwe agatukisha bose, si umugani w'ikinyarwanda. Uriya munyamahanga aho ntashobora kuba yarahuye n'umwe bagendana cyangwa bigana, nta hantu yasobanuye, yarageneralize ngo abanyarwanda, ngo yaravuze ngo 50%, ariko yavuze ngo icyo wabisomye. yavuze ngo mu byagendeye abo bigana muri university. Ibyo rero ngiye kuvuga muri university hari icyo giteye ubwoba. Samantha n'ubundi isi yavuye kureba iyo basohotse ku ishuri ari nka 800 basohokeye ibintu udashobora guca muri esikariye, icyo yakibaza bakabanza bagasohoka kuko hari icyo yagipakiye.
we ubwo yabonye abo bo muri universite bigana ajya no mu isoko ajya mu masoko no bya bintu byose umuntu ushaka kubihakana najya kwa Mutangana cyangwa ujye mu masoko atandukanye. Ariko Mugwiza twe kujya twirengagiza umuntu isoko ryo kwa Mutangana saa 9 saa 8 z'ijoro riba ryatangiye, baba bahari ibintu bazana ni karoti, ni ibirayi, ni ibintu bisaba ko bigoranye kugira isuku. Uko wagiye wambaye agatenge, uko wagiye wambaye agakanzu, bigoranye ko ugaruka ariko usa, kandi ni ahantu hatoye cyakubwira ko abafite umunuko n'agahuyo nta nubwo ari bari abajya muri biriya no kubyikwa, nta nubwo ari bari abakarani. Natangajwe ahubwo no kubona abantu baba bafite icyuya kinuka, niba abandi birirwa bahagaze afashe gutya ngo ategereje yuko umubaza ngo niba bacuruza karoti ngo akujyane ubundi aze kuzengereza umucuruzi wa karoti. Aho rero wijeneraliza ko abanyarwanda twese tunuka. Nawe ariko ntiyavuze bose, yavuze ngo 50%. Ni benshi, ahubwo yavuze bake. Ngende we navuga 70%. Reka nkubwire, niyo mpamvu uzahura n'umuntu iyo atakunukiye inkweto pe akunukira mu kanwa, yatakunukiye mu kanwa hanuka mu kwaha, yatanutse mu kwaha wumva hari ikindi cyuka kiri kuva ahantu hashobora kuba hari guturuka nko mu ntoryi na hehe ahantu ngaho harahepfo. Tanga inama rero uko we wumva none twarekwa ko katwisoreza ikiganiro. Ibi by'umwanda w'abanyarwanda ntabwo twabivamo. Hano hari umuntu ushaka kwigira umuvugizi wawe ko tuzabigarukaho n'ikindi gihe ko nibijya birangira. Ahubwo hari akantu nabateguriye ntigeze mvugaho mu bijyanye na affirmation positive kavuga ngo ibyago, imibabaro, ingorane ntabwo ari abanzi bawe nk'uko ubikeka, ahubwo ni ibipimo byerekana imbaraga ziri muri wowe. Ako kantu urakumva? Niba ushobora gupfusha ugaseka, niba ushobora gukena ntuzinga umunya, niba ushobora kubona ibyago bitandukanye bikwituraho ariko ugakomera, niba umukunzi wawe ashobora kukwanga ukabirengaho ukaza ugakomeza gukora ibisanzwe, cyangwa se umukunzi wawe akakunanira nyine ukamureka ariko ugakomeza ugaseka, ugakomeza ukishima, ugakomeza ukaryoherwa, ugakomeza ukabaho muri extase yawe, umenye yuko ibyo ngibyo ni ibimenyetso by'imbaraga ziri muri wowe kandi zishobora gukora ibitangaza uramutse ubyemeye. Urebye naho ngaho nasoreza, keretse niba Joseph hari ikindi agifite cyo kubabwira. Nta kintu nakongeraho, naho ubutaha ejo. Ndashimira abakurikira Abagwiza TV gukomeza kudutera inkunga, bakurikirana ikiganiro, batanga comment, like n'ibindi byose kugira ngo ikiganiro kibe cyatera imbere. Murakoze. Sawa rero, uhoraho akomeze ahorane namwe nkuko namwe mwifuza guhorana nawe, ubwo abatabyifuza bo nyine birumvikana ko mufata isindi. Ciao. Murakoze, bye.